ibyo kuba naniwe ntaho ndagera byo reka mbireke, cyane ko ntawe ntakira cyangwa nsigira ngo ampeke. Erega si ngombwa ngo imbuto zose ziba imineke, icya mbere ni uko uyu muhigo nzawucura. Byanze bikunze uwo tuzahura azatura tugabane cyangwa bimeneke, ariko ntihuse ndetse ntahubutse, reka nibuke neza iri joro uko naribyutse. Rwema nari ndaho mpagaze nemye, ndi muzima nduyu uzira umuze, maze nyirakazizanira nzana ikigusha. Icyo kigusha kimbera umugisha, yewe inkuru nyigira kimomo ko nahiriwe. Amashimwe ndashima ko ari njye muhigi uhiga abandi, kubw'uwo muhigo wahigaga iyindi yose, nanjye nkivuga nirata nti ndi inyamibwa inyurana n'impunzi, ni njye muhigi ino baranzi. Nanjye ngo ino baranzi, nari ntangiye za mvugo z'ubu mumbabarire, ahubwo mwegere hino babarire, mbibwirire, mbaganirire, cyane ko ushobora gusanga ari ibanga mbibiye. Hari mu rukerera, amajwi y'inyoni ziririmba, nyumva hirya no hino. Wari umunsi mwiza ku muhigi nkanjye utaraherukaga guhiga, nuko nterura icumu mfata umuheto, nditanaga ndagenda. Nagendaga ndeba imbere nta byo gutana, mvuga nti uyu muhigo byanze bikunze ndawutahana, niyo habamo guhangana. Mfata inzira ndagenda. Umunsi wose wambereye ubusa, guhiga nabyo kubishora bisa nk'ibyanze, kuko nabonaga Imana y'u Rwanda nayo yanyanze. Aho mpanze amaso hose bikanga ngaheba, guheba bivaho nenda guhebeba. Aha, Mana iri shyamba naryo sinzaryibagirwa. Bigeze mu mataha y'inka, nti niyo yayo, reka nitahira iby'uyu munsi biranze, n'ubundi akaburiye mwisiza ntikabonekera mu isakara. Ntavaho ngataha ndakaye kubwira ishyanga ry'ishyamba ryatumye ntakara. Nuko ibyo guhiga mbivuyemo, mfashe inzira ndahinduye ngarutse mu rugo. Ntararenga umutaru mba ndabutswe ibihogo mbona ubugondo. Uyu muhondo nibwo nawubona mama nyirabugondo. Ca bugufi ntuyu muhigo ndawucyuye, ntega amatwi numva imirindi y'icyazaga cyegeraho ndi. Nitegereje neza nsanga ni akabwana k'ingwe. Dore ngaho mwene ndi ibwami nziwe n'amahirwe singiciye ingando muri iri shyamba. Naciye bugufi ngasanganiza ubwuzu ngaterurana ubundi, karankundira karatuza, gacyura mu rugo sinataha amaramasa. Gusa numvaga n'ubundi bisa nko kwiyahura, biruta kwiyambura ubuzima nahoranye ntaragiriye isari yanteza ku gisazi. Nubwo ngateruye ndatwaye ntatuje, yemwe nta n'amahoro mfite, meze nk'uwikoreye urusyo, kandi rwose wasanga ari nabyo amakosa ari ayanjye. Ariko n'impamo y'Imana ndumva aho gutaha ngasize, nakwipfira ngataha mu ijuru kwa Jambo, wenda nazabona ijambo mvuga ko napfuye kinyamwuga. Ikindi kandi wasanga hari abandi bahigi bameze nkanjye, bakwishimira kugatunga. Ariko se Mana, kuki watumye mvumbura umuhigo urenze ubwenge bwanjye? Nsabye ndambije Mana y'u Rwanda, iki gikombe kindenze, kuko ndabona kimpenze, kandi hagize uzikintwara yaba mpamije. Aha, reka ndeke kwikirigita ngo nseke. Mu bahigi b'inaha bahiga inyamaswa z'inkazi ntawabona umwanya wo guhangana nanjye, twaba tubaye nk'amasene narwanira mu cyungo, kandi yose ari buhire hamwe. Reka ndeka kuvuga amagambo amwe n'amwe, rero ahubwo mwebwe muntege amatwi nkomeze mbibwirire iby'uyu muhigo byarangiye umbereye umuhigo. Nuko rero ngo nkageze iwanjye, nshaka kukagira kanjye, cyane ko numvaga nanishimiye kukareba byonyine byari binyuze. Kukabona ndetse no kugatunga kuri njyewe byari umugisha niko nakekaga, ariko ibyo nifuje byose siko byagendaga. Byaratinze umugisha ubu mugusha, amarira yisuka ku matama yombi, intama n'ibiziriko nenda kubibura byombi. Mana nanjye nagorwa. Gahinda we, ngwino uryame nashashe. Ubu kuki ntibutse ko amaboko atareshya ataramukanya, kandi ko nta mwaka wakwirirwa utawuramukanye. Umunsi wo kugatora nakabaye narahakanye, yewe naranakamaganye, kuko bisa nkaho nakubaganye. Sha kabi gaseko nta keza koko. Agahinda konyine niko mfite, umutima uhinda utari mu nda. Buri uko ndeba aka kana k'ingwe, ubwiza gafite nkifuza ko kaba kanjye, gusa nkibuka ko byanteza amage. Yemwe ntambwe ihiga ingwe koko. Ngeze aho ntagisha inama, aho ntawe nabaza niba nakagumana. Ibibazo birarutana koko, noneho umaze kubibona. N'ubundi rero nta kurama kudapfa, reka mpangare impanga y'ikigeragezo benshi bita urukundo, ngwane kuri uyu muhigo. Ibyo kuwitaho byo mbigira umuhigo, wenda rugira ugira uko agenza abadafite uko bigira, rugira uduhangira ibyo tubona ndetse akatumenyera ibitunanira. Azagira uko abigenza umunsi wo guhigwa wanjye, wenda azaba umuhinduriro wo guhirwa. Nemere nyuma y'umutima uhagaze n'umutima w'amarira mwenyure. Aha, agaho kari ku wundi karahandurika rero, n'ibibazo by'undi burya birabarika. Kuvuga ni ugutaruka, iby'uyu muhigo nzababwira uko bizarangira, kuko na n'uyu munsi aka kana k'ingwe mbana nako iwanjye mu nzu, byumvikana neza ko hataramenyekana ko kaburiye iwanjye.
Mwari kumwe na Rwema wa Rurema, umutaramyi udataramira gutongana, ingenzi mu guhangana no guhatanira ibyiza, kandi ndi inyamibwa inyurana n'impunzi, ndi imanzi itagira ubwoba, ubwoko bw'abatinya bo ntacyo dupfana, ndi rutindukira gutabara ab'inkerensi n'udutabarana, nzi icyo nzamarira ingoma.